Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, tubashimira ko mwakoze subscribe, mukaba musiga comment ndetse mugakora share ku bantu bose batandukanye kugira ngo ibiganiro tubagezaho nk'Ikibabi TV bibagirira akamaro muri benshi, dukomeze kwagura umuryango w'Ikibabi TV. Kuri bamwe ifunguro rya mu gitondo rikunze kuba rigizwe n'ibiribwa bike bisanzwe, iyo byongeraho ubuzima bwo guhihibikana bituma bamwe bavuga ko bataryitaho cyane ndetse abandi ntaryo bafata rwose. Tim Spector, umwarimu wigisha ibijyanye n'ingaruka z'imiterere ya muntu ku buzima muri King's College London, avuga ko ifunguro rya mu gitondo ritagifatwa na benshi. Ubusanzwe mu mico myinshi ifunguro rya mu gitondo riruta cyane irya saa sita cyangwa iry'umugoroba, bityo rigahinduka buri munsi. Ibi ni ingenzi kuko kurya neza mu gitondo bidasobanura gufata ifunguro rimwe gusa buri munsi, ahubwo bisaba kugira amoko atandukanye y'ibiribwa bifasha utunyabuzima two mu mara gukora neza. Ikigo British Dietetic Association BDA gitanga inama ko ku ifunguro rya mu gitondo hakwiye kuba harimo ibiribwa bikungahaye kuri fibre nk'umugati, oats, ndetse n'ibikungahaye kuri proteine nk'amata, ibishyimbo, amagi, imbuto ndetse n'imboga. Wabyumvise ngitangira gutyo, tugiye kuvuga ku ifunguro rya mu gitondo akamaro rigirira umubiri w'umuntu. Iyi nkuru tuyikesha BBC. Ubundi ni ryari twakabaye dufata ifunguro rya mu gitondo? Ese twakabaye tubyuka kare duhita turya cyangwa dukwiye gutegerezaho umwanya ungana iki? Tim Spector avuga ko nta tegeko rimwe rireba abantu bose kuko hari abakunda kurya kare, hakaba n'abandi bahitamo gutinda, biterwa n'umubiri w'umuntu. Ariko atanga inama yo gusiga amasaha 12 kugeza kuri 18 hagati y'ifunguro rya nyuma y'umugoroba n'irya mbere ry'umunsi ukurikiyeho cyangwa se rya mu gitondo. Niba wafashe ifunguro rya nijoro saa 2 z'ijoro, irya mu gitondo ushobora kurifata hagati ya saa 2 na saa 4 z'igitondo cy'umunsi ukurikiyeho. Ibi bishobora gufasha amara kwisukura no kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Umwanditsi akaba n'umuganga Rupi Ojila nawe avuga ko niba udatekanye mu gitondo ushobora gutegereza kurya nyuma gato aho kwihutira gufata ifunguro rituzuye hakiri kare. Ubundi bivuze iki kudafatira ifunguro? Mu gihe ubifitiye ubushobozi si byiza kudafata cyangwa gusimbuka ifunguro kuko bishobora gutera isereri cyangwa kubabara umutwe ndetse no kugabanya ubushobozi bwo kwibuka mu gihe gito. Raporo y'ikigo Public Health England igaragaza ko gufata ifunguro rya mu gitondo bifasha ubwonko gukora neza. Byongeye kandi kurya indyo yuzuye mu gitondo bifitanye isano no kugabanya ibyago byo kongera ibiro, kugabanya indwara z'umutima. Naho kubanaho ni ingenzi cyane kuko bibafasha gukura neza, kwiga batekanye no kugira umurongo w'imirire myiza muri rusange. N'aya mafunguro meza yo mu gitondo, ibiribwa bya cereale cyangwa se ibiribwa by'impeke bikungahaye kuri calcium mu gihe ubifashe bivanze n'amata nta sukari yongewemo. Ibiribwa birimo soya itunganyije ndetse n'ubunyobwa biva mu ngano ni ingenzi ku ifunguro rya mu gitondo. Kuri ibi kongeraho imbuto bizamura ubushobozi ku ntungamubiri zo mu bwoko bwa fibre. Ibinyobwa nk'igikoma cy'ibinyampeke byakorewe mu rugo ni ingenzi ku ifunguro rya mu gitondo kuko binarinda ibiribwa byo mu nganda byongerwamo isukari nyinshi n'ibinure nk'uko abahanga mu mirire babivuga. Cereale cyangwa se ibinyampeke n'amafunguro meza, ariko ni byiza kwitondera isukari, ibinure cyangwa umunyu birenze ibikenewe bishobora gufatana n'izo mpeke. Porridge na granola ni amahitamo meza cyane cyane iyo byakorewe mu rugo. Umugati, niba ari wo wahisemo, fata umugati ugizwe n'ibinyampeke byinshi wakoreshejwe amavuta akomoka ku bihingwa ndetse n'ay'ubunyobwa. Ibindi biribwa nk'amagi, fromage, avoka cyangwa imboga ni ingenzi cyane ku ifunguro rya mu gitondo. Inzobere Catherine Labes asobanura ko ibi byongera intungamubiri nka fibre, calcium na vitamini mu mubiri wawe. Ikindi kandi nta kibazo niba ukunda ifunguro rikaranze. Ifunguro rikaranze rishobora kuba ryiza iyo riteguwe neza. Inyanya, ibihumyo, ibishyimbo n'amagi bishobora gutanga igice kinini cy'ibyo umubiri ukenera buri munsi hakiri kare. Gusa ni byiza kugabanya inyama zitunganyijwe, sosiso, bacon. Urwo ni urugero rw'inyama zitunganyijwe kuko zigira ibinure byinshi kandi zikagirana n'isano n'indwara zitandukanye nk'umutima n'umubyibuho ukabije. Nk'umwanzuro, nta buryo bumwe buhoraho bwiza bwo gufata ifunguro
ifunguro rya mu gitondo. Icy'ingenzi ni ukurya ibiribwa bitandukanye, ukitonda ugahitamo ibifitiye umubiri akamaro no kumenya igihe gihuye n'umubiri wawe ku buryo ubifata ntibikugwe nabi. Ikiruta ibindi ni ukunoza ifunguro ryawe mu gitondo, ukongeramo ubudasa n'ubwiza bw'ibiribwa, ukibuka no kunywa amazi menshi kandi ahagije. Turabashimira cyane kuba mudukurikirana. Kora subscribe, usige comment ndetse ukoreshe share ku bantu benshi batandukanye. Turabakunda cyane, mugire umunsi mwiza.